Ababyeyi b'umuririmbyi Iryabera Trinitas wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ari umukobwa w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi akaba ari no muri korali yitwa Jehovah Jireh ya ADEPR. Muramuzi cyane. Rero ababyeyi be bagize wedding anniversary, bamaze imyaka bashyingiranywe. Papa we yitwa Muvunyi, mama we akitwa Rosarina. Byose tuje kubiganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi na celebration uko byagenze byose akantu ku kandi nzagenda nkabagezaho. Amazina ye ubundi ubusanzwe yitwa Iryabera Trinitas, yamenyekanye cyane muri Jehovah Jireh, niho abantu benshi bamenye, ariko na papa we Muvunyi nawe yari perezida w'iyo korali. Ubwo rero Iryabera kuva yavuka akiri umwana muri Sunday school yarahakoreye, ndetse ageza igihe kimwe ajya muri korali nk'iyo papa we ayoboramo, ndetse na mama we bose bari abaririmbyi rwose bashima Imana. Hakaba hari na murumuna witwa Doriane Muvunyi, nawe tuza kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze reka tubane, kandi niba ari ubwa mbere ugeze koraho hasi handitse subscribe kugira tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose biba ari akagaruka. Njye muba muri kubana twa Joy cya Joyce wese nayanjye nshimira Nyagasani yabamaye ko mujye muhamura nk'ubwiza bw'Imana bubabeho. Niba utameze neza ihangane ubuzima ufite, niba warwaye cyangwa ufite ibindi bibazo byose ihangane. Mu isi niko bimera, turagira ibibazo byinshi cyane, ariko ikintu cya mbere ni ugusenga ukiragiza Imana mu buzima bwawe bwose waba urimo aka kanya. Reka tubane twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkuko muri kugenda mubona kuri ekara yanyu, binjoyinze baserebuye anniversaire yabo bamaze bashakanye. Buriya kuba uri umuryango usenga, icyo nasanze mu muryango usenga uzi Imana ni uko nta makimbirane ujya urangamo cyangwa ibintu by'intonganya. Abana nabo iyo bakuriye aho hantu bakura ababyeyi babo bumva bafitiye akantu k'urukundo, kuba ababyeyi babo batabona bakora conflict cyangwa bagira amakimbirane. Umwana agakurira mu muryango usenga kandi mwiza cyane uzi Imana. Ibyo rero bishimisha umubyeyi bigashimisha n'abana. Muvunyi ndetse na Rosarina ni ababyeyi b'uwo mukobwa Iryabera, ndetse n'abandi bavandimwe be, ariko bamamaye cyane ni Iryabera Trinitas ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ababyeyi rero biwe ku munsi w'ejo hasije bagize isabukuru, bamaze bashakanye, isabukuru y'imyaka runaka bamaze bashakanye. Kuba barashyingiye bakaba bafite n'abana bagikorera Imana, bagikorera umugisha, bakiri abaririmbyi, bagikorera Imana, bumva mu mutima wabo harimo gukorera Imana. Ni ibintu byiza cyane kandi by'agaciro. Ababyeyi ni beza iyo bijije imyaka barambanye, nta makimbirane, nta divorce. Muri iyi si usanga ahantu henshi huzuye ibintu by'amadivorce, ugasanga divorce nizo ziri gukora, ugasanga abana bari kuvuga ati ibi ni ibiki byateye ababyeyi bacu, ibi ni ibiki biri mu babyeyi bacu. Ariko iyo abana babashije kuvukira ahantu heza nk'aha ngaha, bakabasha kuvukira ahantu heza basenga, abana bakurana ubwiza, bagakurana umugisha, bagakurana gukora, baba bumva bishimiye ibyo byose bari kugenda banyura, baba bumva bishimiye ahantu hose bari kugenda banyura, bakumva ababyeyi babo barabishimiye, ndetse n'abababona bakumva bafitiye inyota yo kumenya umuryango ise n'ibuntu ki ese babayeho bate. Ariko kugira mu muryango mo indani ntabwo biba ari byo. Rero isabukuru yo bamaze bashakanye barayijije, abana babo barabapostinga bifuza kuramira mu buntu, kandi bakongera kurama urukundo rwabo rwiyongera. Abana nk'aba ngaba rero iyo babivuze, ababyeyi baba bumva bishimiye yuko abana babo nabo babashyigikira, bakaba bareba imbuto bareze zarashibutse, zarakuze. Ababyeyi ibyo bintu birabashimisha cyane, bakumva baranezerewe mu mutima, bakumva bafite ikintu cy'inyota cyo kugira ngo bakomeze bakundane kandi bakomeze banakorere Imana. Muvunyi ni umupapa mwiza nawe usenga, wayoboyeho itorero, ndetse ayobora n'iriya korali ya Jehovah Jireh, ariko uko imyaka igenda ishyira yenda bagenda babahinduranya. ariko yakoreye Imana, abakobwa be bose abashyira mu gukorera Imana, na mama we wose wakoreye Imana. Kera nahoraga ndeba indirimbo za 2000 na kangahe basohoraga,
bibiri na kangahe ndi ntaravuka 2010, aho ngaho yenda nari n'akana ariko njya nzireba indirimbo za kera baririmbaga, ukabona uyu mugabo uburyo yakoreraga Imana ndetse n'umugore ukabona birashimishije cyane, ukabona se uyu muryango ni mwiza rwose, havamo n'umukobwa mwiza cyane n'abakobwa beza nako, Iryabera ndetse na Doriane bose ni abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Iryabera rero ubu ngubu asigaye yibera mu gihugu cya Australia, niho ari kubarizwa ndetse n'umugabo we. Ubu ngubu ke tuba tumubona gakeya mu ndirimbo za Jehovah Jireh, ariko hasigaye murumuna we mu cyimbo cye, ariko hari abafana bakunda Iryabera, bose barabakunda kuko nta muntu Imana ibehe kurambana ndetse bakunde nk'uko Yesu yavuze ngo mukunde mwese, mubane neza mu mahoro. Ni byiza, ni by'agaciro kubona ababyeyi nk'aba ngaba basazanye bakundana. Imana ijya ibongerera imigisha myinshi cyane. So abakunzi banjye rero ndagira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, dore tugiye kuwutangira. Mana yanjye, abantu bose mudukurikira, Imana izabahe kuramba, Imana ibahe kurama, Imana ibahe kubigaragariza muri byose, mugwize isi, mukundane. Niba hari umuntu ufite ubukwe muri uyu mwaka buzagende neza, uyu mwaka uzitangira buzagende neza, Imana y'amahoro izabaho ibyo mwifuza byose. Njyewe nibyo mbasengera kugira ngo Imana izabe mu ruhande rwanyu kandi ibintu bigombe kugenda neza cyane. Buriya iyo wasengeye abantu bawe ndetse n'Imana nayo irakureba ikavuga ati uyu mwana nawe yasengeye abafana be bagatangira umwaka neza. Muzatangira umwaka neza, muzabona amahoro, umugisha, umutekano, amafaranga, ibintu byose. Umwaka rero mushya muhire ku bantu bose munkurikira, ku bantu bose mudukunda, natwe turabakunda cyane, kandi Imana izabaha ibyo mwifuza byose muri uriya mwaka. Uzabera umwaka mushya kandi umwaka w'ibyiza gusa. Ndabakunda cyane, amahoro abane namwe. Bizu.